Nengo. Ni neza. Wasafa lakini uko wapi muda huyo? Muda. Napata muda. Lakini mshakwambia muda huyu uko wapi? Hivi niko hapa mkasie. Niko nauza kagari. Unaanza kunausha gale? Lakini mshakwambia muda huyu. Tuna jamaa moja mshamwambia unaanza umekuwa mwalimu wangu. Mwalimu nyororo. Lakini mshamwambia unaanza kunifundisha makarate sijui tunaanza kukura na ile mambo ya kukura ugali na daga. Haina shida, tunaweza kukura. Lakini shida nyekuwa naye anaanza kusema ngo anaanza kukata tamaa. Haricho bita kuzenguruka urudodo inkweto kuyikubitamo n'indodo nakuraga inkweto z'ingore inkweto z'abana ingabo n'inkweto z'iminja najya zukora n'uduhinja dutoye twakambara sandali Ndimbere ya Knowless hari igihe uza kanguka amasoya wadahubuka uzasanga nako yandirimba nzaba mari namo bukwe bwano resi nzaba mari na mutima nzaba mari no bukwe bwa yakatuzaba duhari twagiye ari ne gahongayire irandirimbo ngo ngabagore umugore abarimba ku bagore andirimba ifite nziza iyo abagore ariko melody yayo nago nyebuka neza ariko avuga twagiye Bruce Melody ndakwanga nawe nushaka kunyange ibyejo bibarabejo ahubwo nzabyuka kwanto fata amaso yawe yafungure amatwi yawe nayo yayufungure. Reka tubasuzana none rero bakunze bapasta Manase bakunze bapipika TV show mwese aho muri ndabasuhuje cyane ndi kumwe na Gitafu nanone Gitafu mbaye agapira keza n'agakoti keza yego muko twahita nguki aya makote bayita nako bayita jacket kera bayitaga ngo kibuga yapakiye ariko mana we urubwa rurambereye Gitafu atena kanu kakarimbo k'Imana ariko umuntu twinze mu kiganiro cyacu neza akarimbo k'Imana karakavango ngo ari karakamo w'Imana eme nkunda cyo kuramya nkunda cyane yani ngo eme wandurimba w'Imana eme imbango avangu Rwanda rufite Imana se Rwanda rufite arakandi rero yego hari nakandi kanda afite nono keza cyane kabaramyi ariko nacyo turaza kujya muri iyo mudu Imana ifashe si kandi iyo ndirimbo namusenyiririmbye ndamara amasaha 10 nago ndi buhagarare yewe Gitafu wigeze kino karate narayikinye isibye no gukina karate jewe mfite umwarimu wangigishije karate kuri telefone muhamagaye yabikubwira muhamagaye twumve mwarimu wanje noneho we bamwita Wasafi afite sentire yihe afite noir wowe ufite yihe cyangwa ufite yihe ngewe ngo nageze noza jaune ngira jaune ngira noir ngira nabira bolo bya noza nose noir na jaune habanze iki habanza noir ako jaune kaza jaune za nyuma buri ya jaune utari ahubwo se utari nyoza bayugo kugira ngo ndebera Wasafi ndabona ndemo kuyibona menya amaso yanjye napfumutse yaramenetse aho niko Wasafi namubonye yego ikibazo nawe ushyamura umuriro nta kigenda niyo mpamvu namuburaga nibyo twumve rero ariko kwita bese ubwo aranyitaba fatira aho nga nikora ibihari aje ni hano Wasafi tuvuga muri systeme za Kiyapani kabisa twumve ni yahoshe ni mbito kapfa urakapfa nawe uyu muntu azi gutuka mu Kinyarwanda uzi ko bongura akatumbagana Nengo. Ni neza Wasafi lakini uko wapi muda huyo? Muda. Napata muda. Lakini mshakwambia muda huyu uko wapi? Hivi niko hapa mkasie. Niko nauza kagari. Unaanza kunausha gale? Lakini mshakwambia muda huyu
Tunajamaa moja mshamwambia unaanza kwa mwalimu wangu. Mwalimu nyororo. Lakini mshamwambia unaanza kunifundisha makarate sijui tunaanza kukura na ile mambo ya kukura ugali na daga. Haina shida, tunaweza kukura. Lakini shida nyekuwa naye anaanza kusema ngo anaanza kukata tamaa. Anaanza kukata tamaa. Si njoo papa? Kama anaanza kukata tamaa wewe uko mtu wetu mwanangu. Si njoo mwambia lakini kwa jua nini unaanza kukata tamaa akaniambia ngo ngurabona ngo mimi nimeshakwambia ngo kwa jua nini mkamwambia bwana mimi ndipo nyumbani lakini tuna jamaa moja tunaanza kupiga ma story. Hapa kwa TV kwa radio na TV. Lakini hivi mimi kimaliza kwa nitaanza kwa na kuja kutizama niko na mama Resi. Lakini nitakupikia baadaye. Haina shida. Hao sio mlango. Bwana hebu nikushike mlango. Haina shida. Hao sio. Poa mlango. Amwushe mwarimu kena ngo ngira abarimu bavuga ibinyarwanda ni Kiswahili cyinshi cyane ikinyarwanda gikeya umvishe ko yatangiye avuga akanyarwanda gace cyane nanje itandamo cya kirimi cyahe Manasi yume bavuga ati siki kiranono ariko mana ndavanga Imana yaraturengeye undi bavuga ati nago bishoboka undi bavuga ati ngiye gusenga haba ikintu kimwe cyonyine umugabo jewe nende muri kretsi yimwe umugabo mu gipango kimwe umugabo afite umugore akunda cyane bimwe yumvaga adashobora no kugira gute kuba yamuri sata mabonye arangije umugore yibagirwa urukundo umugabo yamukundaga ahura n'akajama k'amafuti karamujagaraza kanjye kumujagaraza kakajama kaza kumudevelopa kamaze kumudevelopa gatanya kujya kamubwira amagambo aterekeranye. Urumva niba ushaka kuvuga inkuru zisanzwe zo mu rukundo z'romantique ushaka kucishamo kavuga ngo haleluya sibyo mwene dada nze Gitafu yego igiswahili wakize ryari njewe rega ndikirara man nje nabiko bujyamba jyande uri kirara cyangwa bayikirara wowe ndabaye kirara yego wowe ikirara naguri kirara yego nze yaturutse kuki byaturutse ko urabona sinakubwira ko nawe nditswe na muka data nyine nageze aho nivira mu rugo njya kwihigira ubuzima Gitafu ugeze ukora amashanwa yo kwiruka amarushanwa nigeze kwirukanka ururimi rasohoka gwenda gutakara ugeze wirukaho birakomera cyane amaguru arakomera tutubikana birangije amaguru angenda kuvamo ayiwe data w'umukobwa ari marabwa ngo reka turebe cyane ari reka gatwagiye Zitafuteganya kubaka ryari ndateganya kubaka wenda ubu ngubu ndimo nkisuganya nyuma y'imyaka 5 nubwo zatanye kugira icyo gitekerezo cyuko ngomba kugira inzu yanjye mu mujyi wa Kigali nani ubu ngubu ndimo ndagura utwambaro wenda gutenga amazu se ndakora he wakoze nakazi umurimo wo kudoda inkweto umurimo wo kudoda inkweto nawo urabizi neza ndabizi kubugi ari bata kuyomeka hari cyo bita kuzenguruka urudodo inkweto kuyikubitamo n'indodo nakuraga inkweto z'ingore inkweto z'abana ingabo n'inkweto z'iminja najya zukora n'uduhinja dutoya twakambara sandali ndwese n'iminja z'insirimu wafite ya mashini iponsa hasi ku nkweto niko kamerama nujye ubona iminja z'insirimu ntabwo ujye uzibona nambe nkweto duhinje ko dusirimu rwose ubwo munsi ahubwo yego ko urwo munsi warwambika urukweto gute urije rw'urusirimu gasogisiza amahurunguru ova uzana perereza abaga ngo uzaperereze nukuvuga ngo uruhinje rw'urusirimu utarwambitse inkweto uranarira warehe rwabyemera se uravanga rekarekare ngo nako nabyemera rukacarara niki rukacarara ni cyajye ni umuganura cameraman ujye ufata umwanya wo kuruhuka nukuvuga ngo ufata amasaka ugafata ninuza n'ubugari bukeya ukabivangamo hanyuma none ukateka ubugari bukaza kubyara rukacarara ubwo bugari umuntu wabiriye ntajya saza ashobora kumara nk'imyaka 50 nako imyaka 300 haruze wabanze imyaka 300 hari umuntu tuturanye ufite imyaka 310 mbwira amakuru ariko tugamba amateka ya Aburahamu na Sara Bibiliya avuga iki Bibiliya na Sara nako Aburahamu na Sara Bibiliya bavuga iki Manase nawe ari tayari ngo Bibiliya na Sara reka nze mbikubwire neza
ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rimbwira ngo Aburahamu ngo sogokuru w'amahanga ngo igihe cyaje kugera ngo Aburahamu ngo Imana imuha ibintu byose, irambwira ati ngo haye ibintu byose, imuha umugore ngo irangije umugore yamuhaye, bari bakoze ubukwe bakora ubukwe ngo ikintu cyatumye Bibiliya ivuga ko uriya mugore wa Aburahamu hari umukobwa wamuroze amurogeye mu bukwe. Ntabwo barabagaragaza uwo muntu wari mu bukwe bwa Aburahamu, kuko ubukwe bwarabaye bamaze kuba Aburahamu na mukobwa yari muzima ajya gushakana na sogokuru w'amahanga ari Aburahamu, yari muzima Esiteri. Arangije ngo ageze mu rugo bajya bakozaho ibintu bigakunda, ariko kubyara biranga. Aburahamu arababara cyane avuga ati ntabwo bishoboka, amaze gutinda kubyara yego. Noneho Aburahamu aravuga ati ntabwo bishoboka. Umugore avuga ati ariko umugabo mwiza, aho kugira ngo tuzabura umwana, tuzabura umukazana, tuzabure kimwe mu bintu dukeneye mu buzima bwacu, wagira uriya mukobwa uriya mujakazi wawe ukamugigira, njye nzabyirengagiza basi tukareba ko twabyara. Igitangaza cy'Imana nuko ibyo bintu byaje kubaho nyuma yo kuza kuba ibyo bintu, uwo mukobwa ngo akabyara nyuma yo kuza gusama, na wa mujakazi nawe agasamira rimwe. Abana ngo baravutse, abana bavuka bafitanye amashyari, undi aravuga ati nzagukubita, undi nzagukubita. Wibuke ko habaye abana babiri, uwo bita nde wa undi wa mwana wabaye umusiramu, Ishimayeli undi wabaye umusiramu, na undi wabaye umurokore. Na nisa ntabwo abana bajya bahuza. Wibuke ko igihe cyaza kugera Aburahamu ngo arasaza, amaze gusaza aravuga ati ngiye munzanire abana banjye, bazana wa mwana be bategereje guha umugisha, bazana uwo batataye ko umugisha. Hari igihe uyu munsi Imana ibaye guhaye umugisha undi muntu akawukwambura, ariko koko n'undi Imana yakuvuzeho, ariko kuko Imana ari cyo yakuvuzeho, kuko Imana ari cyo yategereje kuzagukorera, n'ubundi wa mugisha wundi wawujyanye Imana ikamukoza isoni, ikamwereka ko ari Imana ishobora byose, ejo ikawukora ibitangaza. Hari igihe ushaka kuvuka mu rugo iwanyu bakwanga, hari ushaka kuvuga iwanyu bagushyira mu ishuri, hari ushaka kuvuga iwanyu bakwiteho, bakavuga ati umwana mwene runaka, ariko igihe kikagera Imana ikigaragaza, Imana ikitamurura, Imana ikagaragaza gukora kwayo. Yewe ndabona ahantu hose wagezeyo da, niba ari imbaraga zawo zibikora, niba ari imbaraga zarwo zibishobora simbizi, ndavuga urufuro. Indirimbo imwe y'Amakanyaga Budoro. Y'Amakanyaga Budoro. Twinje muri uwo mujyo noneho. Abandi bareba mu makayi yabo. Ntago ari yabo. Nungi yoheretse kuririmba ahetse no kwitahira, sine ku izina rye, Imana ikomeze umutuza heza. Indirimbo y'Amakanyaga Budoro. Hari indirimbo afite yazuke ivuga gutera ikibazo kamera nayo yica ubwonko bwacu. Ubu buri imbere ya kamera ibintu byose uzuka byibagiwe, ni indwara yikeza. Ntago mwanzo kimwe kuko ni siroga ya gukorora, ni ugukorora. Aha ngo iyi ndirimbo y'Amakanyaga Budoro ivuga gutera, mana we mana yanjye, indirimbo nzi mu mutwe wanjye twagiye ndirimbo ya Knowless. Hari igihe uza kanguka amaso y'abadahubuka, uzasanga nako yandirimba nzaba mari no mu bukwe bwa Knowless, nzaba mari na mutima, nzaba mari no mu bukwe bwa Yaka tuzaba duhari. Twagiye Aline Gahongayire irandirimbo ngo abagore umugore abarimba ku bagore, indirimbo ifite nziza iyo abagore, ariko melody yayo ntago nyebuka neza, ariko avuga twagiye Bruce Melody. Ndakwanga nawe nushaka unyange, ibyejo bibarabejo, ahubwo nzabyuka kwantu, fata amaso yawe yafungure, amatwi yawe nayo yayufungure. Dani nanone Dani nanone man, ariko hari Dani nanone hakaba na Kivumbi, hakaba na wundi ufite umwana witwa Jazz. Nyine nkweje Dani nanone afite indirimbo yitwa ari kumwe na Christopher, sankunyibutse ka Kremere kumwe na Christopher man. Byanze sasereka. Ndayibutse. Dani nanone avuga ngo
ariko mwaje kamera we kamera twagiye ayiwe shenge ayiwe mama nza kumarirungu nza kumarirungu maze nucurangire maze umarirungu shatse umugore n'amarirungu yahita yahukana byihuse Mavenge Sudi gakoni kabakobwa gwiribagiza urumwana w'ingenzi kagashirwa no kugacyanya abadakwiye bashirwa bakabonye none nkumbuye yanseko yawe yamwimujekera twicaranye yewe nkumbuye magambo yawe hamwe wambwiye nge twicaranye. Twagiye ndimbira Jay Polly nyakwigendera Jay Polly niyibizi turi baheza turibona tuva kuba tutavuga se kumitwiri mu buzima burya umugabo arimenya burya imitima yacu yuzuye mamaganya akamika muntu n'umutima we twambore gusaza tutanduranya umenye ibyawe slang zadukwe umwami yakwiye busente ndarucanga rumira ukira naho ngaho ngarukiriza nahandi ariko ngo aho umwami yakuye nde ngo slang zadukwe aho umwami yakwiye busente slang no kuvuga zadukaho umwami yakuye zadukaho umwami yakuye busente bivuga ko buskente wongo yari umugabo yari umugaragu w'ibwami hanyuma kubera ukuntu yibaragozaga cyane umwami aza kumutabara tayari. Mbwira makuru y'ibishegabo igishegabo nishinze yari iki nta gishegabo nigeze mbonaho kibaho ahubwo aba ibishega nako ni igishegabo cy'umugore igishegabo cyari iki igishegabo ni cya gihe umugore yiyambuye ubugore akiyambika ubugabo kandi ari umugore inshinzi barabarinzi bo mwami koko okay mbwira makuru n'amateka bya Saruhara rwa Nkomokomo. Saruhara bya Nkomokomo rero. Saruhara rwa Nkomokomo. Uwo Saruhara bya Nkomokomo. Ni rwa. Rwa Nkomokomo. Saruhara rwa Nkomokomo yavukiye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga. Akarere ka Kicukiro. Yego. Saruhara rwa Nkomokomo rero yaje gushaka umugore umwe. Uwo mugore umwe yaramukundaga cyane. Amaze kumukunda aza kumusezeranya ko bagomba kuzagira gute kuzajya ibwami. Saruhara rwa Nkomokomo rero yakundaga buriya yakundaga kurya ubugari bwa rukacara cyane arabujya we none igihe kiza kugera abwira umugore amubwira ati none wowe igihe kirageze reka tugiye gute ngene nguterera ivi. Icyo gihe ntago bya Saruhara bya Nkomokomo yavuze senda gutera ivi mu jisho mu gutwi mu nda ntago uwo Saruhara rwa Nkomokomo yaraze byo gutera amavi. Saruhara Rwanda Muri Saruhara rwa Nkomokomo. Saruhara Rwanda rwa Nkomokomo. Ubwo ngubwo rero birangira umugore amuteye. Ugerekeje byari nk'umuhe mwaka. Byari kera cyane tutarabaho nawe wari utaranavuka. Na papa wa Jita Fera atarabaho. Ariko ubundi yabayeho. Yabayeho nyine wese ndago ndiho. Jita yego uburi itekeje uru ruhinja wavutse ababyeyi bavugije impundu none se bararize bari barbatirwa ngushi oya iteka umubyeyi ushakurira ashakurizwa n'ibyo abonye kera ubundi umukobwa iyo yabyaraga umukobwa yabisiko kera abakobwa iyo batwaraga amada bajyaga kubaroha niho umubyeyi avugaga ati ishyano ricitse umurizo ariko muri iyi minsi ya none business igezweho umubyeyi arimo arabyara umukobwa akavati ni yonkwe umukobwa muri iyi minsi barimo baraba minsi. Jita watubwiye ko ufite abana babiri. Yego. Mwana yavutse umugore amuhembye iki? Namuhembye igikoma. Ikindi nyine namutekeye ibiro 30 by'isombe. Abirira rimwe. Ariko nawe yari rwa Nkomokomo. Ibwa Nkomokomo. Ariko so ibyo byo katafu byose abari bisaza. Yego. Okay tubwire noneho amateka ya bisango bya Bigombituri. Amateka yabisongwa bure bisangwa bya Bigombituri amateka yabisango bya biswangwe buturi biswango buturi ntabwo yigeze rwari bituri nta nubwo yagwa bisango bya Bigombituri uwo rero ayo amateka yo mu Rwanda ntabwo nashobora mpindura andi mateka oyepfa ko yambwira urumbe nyine ndabizi ko nta kintu tutajya kivugaho yes ayo mateka yo mugabo
yakundaga ikintu bitaga amafi. Noneho yakoze agashya yafataga ifi n'ifiriti akabitekera noza akabirira rimwe, yarangiza akaza guteka nyuma akaza kubwira abakozi akabwa ati munekere ifi n'inyama akabitekera rimwe, kandi mu ndyo ya buri munsi yajyaga ikiro cy'urusenda buri munsi. Urumva ko n'ukwezi ubwo abaga ibiro bingahe by'urusenda? Ibiro 30. Ubu ni bande ubwo tuko kuri bande? Uko uwo mugabo bitaga ngo niba rinde ngo niba rwamuko mukomeye byo byarangiye. Wowe wundi mbwa numbwiye misango bya ngo misango byakunuka bya bigomba ituri. Bya bigomba ituri. Ngo byarangiye gute? Byarangiye uwo bisango bya bigomba ituri yakundaga icyo bita inyama rimwe na rimwe akagifi n'ifiriti. None baje kumutekera ifi bazivanga n'iki n'inyama babishyira hamwe, ngo reba amafi y'inyama ureba amafi y'ifiriti nako yinuza amafi yinuza y'inyama urebe n'amafi yinuza y'ifi, urangiza ubivange yajyaga ikiro cy'urusenda akakirira rimwe. Nuko urapfumagurika? Ntago nigeze mpfumagurika. Nijya ari umuhungu ushobora gupfumuka. Indirimbo ya ntuza y'umusaza Mushabizi ivuga ngo zana inzoga zana izindi. Zana inzoga zana iyindi mwana wa mama, maze tujye Nyabugogo tujye gushaka umugeni, ndashaka umugore mwiza mutori ya mwakwaza mwana wa mama umukazana mana we yende ko hano hose ubugeze yandi mbavuga ngo nti mbe mukazana we ya yindi ngo mbe sagoko mbe sagoko twadusaza twareze nyine esuzama yego nzaguha nyine sogo muziyohwana nama muze akama mukecura kama nanjye nzaguhacwe mama. Nabaye umwana niyo ngwama ndakiye iby'abana. Nge nakundaga gukina iby'abakobwa n'abahungu. Twakoraga ubukwe nakinaga ndi papa. Nigeze kwiba ibishyimbo mu rugo mama arankubita yankubise icyumweru cyose. Nako ni muka data nagari mama. Ngira ngo mugiye mwakoraga iby'abana mwakoze ubukwe wabaga ugiye mu bantu bari butera ingunguru. Akugeza kure. Ntabwo buretse gato ahubwo ikibazo mfite ngiki umva ngusobanurire warumbwiye nyine uyu mwakoraga iby'abana habaye nk'ubukwe bure ntibafataga role yo gutira ingunguru. Njyewe iby'abana nakoraga ikintu kimwe nakoraga n'ikintu kimwe cyonyine twaragendaga umukobwa tukajya mu nzu tukifungirana agashoka tugakuramo imyenda ariko nyine byabaga iby'abana nibyo nyine tukiri. Ikibazo cyane mu maza gisafu kumara amavuta niki? Kumara amavuta ni cya gihe uri kumwe n'ukunda mukamarana amasaha menshi amavuta aragenda agashiramo ukashiduka urimo kunanaba ashira mu kinyine ashira amavuta ashiramo hari aho yagenewe kuba ari ariko amavuta agenda ashiramo ntago ashiramo ajyahize ajya mu aho uwo muri kumwe niwe yajyana ariko ukobwa bari yanzanura bazi wowe batumaza amavuta. Ubwo aho wabaye igishushumbwe. Yego komanda. Ayo yarashize. Yego. Okay, sawa mwakoze bye bye. Muzimya kamera.